inshuti bakunzi rero bacu ba Fabo TV rero nkuko nabibabwiraga, aha nahagiye kwizihirizwa umunsi mukuru w'umuganura. Ni umunsi mukuru uba buri mwaka mu kwezi kwa munani. Uyu munsi rero ku itariki ebyiri ugiye kwizihirizwa aha mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga. Umunsi mukuru w'umuganura aho baganura imyaka, abaturage bakicara hamwe bakaganura rwose bagasabana. Inshuti bakunzi bacu rero mbibutsa ko aha kuri umurenge wa Nyamabuye hari inyubako zagiye gutaha y'umurenge wa Nyamabuye. Ni inyubako mureba rwose imeze neza fresh, ni inyubako rwose ikeye cyane, ni inyubako iri ku buso bunini cyane, ni inyubako ijyanye n'iterambere ry'igihugu. Ndakeka ko muri iki gihugu cy'u Rwanda rwose ko ari nk'inyubako nk'iya kabiri cyangwa iya gatatu nziza, ari inyubako y'umurenge nziza muri iki gihugu cy'u Rwanda. Inshuti bakunzi ba Fabo rero ba Fabo TV, mbasaba gukanda subscribe, like, share na comment ibi birori bigiye kubera hano hantu. Mbasaba baza kubona cyangwa se gufatanya n'abaturage bo mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye mu byishimo byo gutaha umurenge wabo mwiza cyane, umurenge ukeye, umurenge ujyanye n'igihe. Kanda subscribe, like, share na comment kugira ngo ukurikire byinshi wumve by'amateka y'uyu murenge. Umurenge wa Nyamabuye kuko mubireba rero barimo kubaka tente kugira ngo aho abashyitsi baraza kwicara. Murabona ko hari ahantu hateguye cyane hanini ku buso bushoboka, uri kubibona neza cyane. Barimo barategura kugira ngo baze kubona aho baza kwiyakirira. Rero ku nshuti bakunzi bacu rero umuganura wabayeho kera, hashize imyaka myinshi mu Rwanda na gakondo yabo cyangwa se mu muco wabo twizihiza umuganura wahereye ku ngoma ya Gihanga ngoma ijana kugeza muri Repubulika y'u Rwanda cyangwa se na nyuma y'ubukoloni, aho tukizihiza umuganura imyaka bakicara igitondo cyiza nshuti ba Fabo TV rero nk'uko mubibona rero hano harateguwe hagiye kwizihizwa umunsi mukuru w'umuganura. Ni umunsi mukuru w'umuganura wa tariki ebyiri kwa munani rero muri uyu mwaka wa 2024 rero